Sheri asa ko waheze mu bikari bite nageze kare nabise n'abanyakira yose ashimye amateraniro uyu munsi yari meza byari umuriro amavuta y'Imana yarahari pe twayumvaga noneho hari umwigisha w'umunyamahanga yari afite amavuta yarasize pe ako nizere ko nsengera kuki utaje saba ngo tujyane ibintu byawe byo kuryamira sawa kwishera nawe rero nungaga usubize ibyo nasigayemo okay nta kibazo ahubwo nyine ngiye mbasiwe no mu nama utundi tuntu bateguraga ari amakuru ashaka kureba okay nari ngaya rebe ahubwo se telekomande reko nari kuyibona telekomande ncanye na televiziyo ndende na cyo telekomande ndeba neza ko nta ncanga iki ntabwo nzanye ndakubaza telekomande nawe ukayimbaza ibyo byashira ubishyize ku ruhande umunabo uzanye kandi ugiye gusa utongera no kunja bata ntasoni n'izo ntoki zitakarabye uba muzima uri ikigoryi uri igicu kandi barambwiye ngo ugende ushaka ubone none narabonye koko niwe nashatse telekomande niyo yatuma umbwira gutyo uzwi naherekeje abandi bagabo ngo mu gushaka byatangiye mu gitondo musaba amasogisi urambwira ngo amasogisi ngo niwe yambara ari njye nawe ninde rwo muri norwo ninde ufura wagira ngo uri umutako wagira ngo uri vaze uranga abagore bigorye nkamwe kuki muri kuri rose kwera njye ndi ikigoryi nabona cyo nibwo tuba tubizi neza ko nta bwenge kigira hanyuma se mu mutwe harimo iki uwo mutwe ni shufrere bikoreye ni igikoma cyuzuyemo dore ko nabonye n'ifu yirirwa ishira buri kanya ngo uri kumwe ibikoma gusa watuje sibyo mvana izo njaba n'ikindi ndazikata ndazikuraho ntacyo reka nzanye gushakira yewe yakaba yagize ahangaha nibura nawe uburane nayo simukeneye muri uno rugo rutarimo telekomande nkeneye kureba amakuru uko agenda gusa waherekeje abandi nyine kundeba gutyo se kundeba gutyo harya ngo warakijijwe buri gitondo ubyukira muri za ntebe baturuka nziga mu burimbe uri kunyica amasengesho y'abagabo amakorari buri munsi ako shiri ubundi nakoze iki njya gushakana nawe ko wari umeze neza wari umugabo abona ko uri umugabo w'inzozi zanjye ukuntu wahindutse ntabwo mbizi ku buryo umwe ngo ndi ikigoryi njyewe shiri njye ndi ikigoryi ubu se byarutwa nkashaka umugabo w'umusinzi wo kugira ngo nshake umugabo umeze gutyo kandi uri kubwira ngo warakijijwe ubundi se uri kubwira ngo tujye gusenga nsenga ibiki abakijijwe mwese no kuma mumeze narakijijwe koko wasoje nyuma yo kwiyoza amagambo yose telekomande iri hehe telekomande nagutumye iri he muri ayo magambo yose wavuze sinigeze nyumvamo basi ni iki nakoze nakoze iki gituma umfata gutya ko twashakanye nkunda mbona ari wo mugabo w'inzozi zanjye nagize wakubona wigize magorwa wagira ngo usobye ibi byose ubitera ariko se telekomande ntiyatuma unuka jya ugira ubwenge jya utekereza kabiri ibintu byose umenye uko ubitwara muri rugo ngira ese undi bashangaza bakubwiye iki muri brand show
siko wagira ngo ntibigize baguhana. Hari ukuntu abakobwa bitwara mu rugo. Ntabwo ukiri ka gakobwa ko ku muhanda hariya hirya. Wahindutse umugore wanjye. Ugomba kunyubaha na Bibiliya irabigusaba. Amase mwebwe abapasiteri bababwira ngo iki? Bababwira kwirwa muza mugatuka abagore mukabafata nk'ikimbwe haze. Ariko ndagukunda. Ndahaha. Urahaha. Hari ikintu wabuze mu none iwacu ntabwo naryaga. Ku buryo umfata nkaho shiri uzi ko wagira ngo ndi ariko muri Bibiliya yaranditse ngo Imana ku kigeragezo washobora kwihanganira. None njyewe ugiye kumbera ikigeragezo? Njye naje hano mukuru wa se. Ubwo nyine ikigeragezo cyane nzakwakira. Nzagusengera mpaka uhindutse. Ku buryo ikintu nananiwe guhindura ni Imana yonyine yagihindura. Ahubwo ngiye gufata amasengesho y'iminsi 7 yo kutarya no kutanywa. Urakoze. Ndebe ko wahinduka. Urakoze. Duhore telekomande wayibonye. Ariko mana, kuki buri munsi musenga nkiyiriza nkakora ibishoboka byose ngo mpinduke ariko bikanga. Buri munsi mba mfite kuvuga nabi, mba mfite umujinya w'indengakamere, mpora mbabaza umugore wanjye nkunda. Kuko mana, ni iki ndi kubura, ni iki nkwiriye gukora? So nzahora muri ubu buzima koko? Mana ntabara pe. Reka mpamagara umushumba mubaza. Allo? Allo, yes Chief. Muraho neza Pastor? Muraho neza. Yego, ni amahoro? Ni amahoro, wowe se? Nanjye biragenda, Yesu Kristo nashimwe. Ashimwe cyane. Gusa mbahamagaye. Nari mfite ibibazo byinshi bitandukanye mu rugo n'ahandi no mu kazi. Yego. Gusa ariko mfite ikibazo kimwe pe. Iyo mvuye gusenga mba nishimye ndi guhobera abadiyakoni abantu bose, umunezero ari wose nafashijwe mfite amavuta. Ariko nkinjira mu rugo, nkikandagira mu muryango, ahita ntangira kuvuga nabi, nkatuka umugore, nkamubwira. Nanjye nsigaye mbimubwiye noneho nakwicara nkumva ngize ubwoba. Koko Pastor, niki cyaho kibitera? Ko mba ntako ntagize nasenze niyirije iminsi 3. Karame. Nugusenga. Pastor, ndasenga pe. Nugusenga ugasengera ikintu bita kamere. Iyo umuntu akijijwe se kamere nayo ntabwo igenda? Kamere hari izo za karande n'ibinwa nuko bisengera umudayimoni wa kamere akakuvamo ukabisengera ugafata iminsi cyangwa se nawe ubwawe uko ubyumva ukegera Imana ukayisaba kugukuramo iyo kamere, kuko Satani niyo nzira anyuramo kugira ngo akubuze ijuru, akubuze amahoro, akuneshe. Urumva? Mu Baroma 8 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8 haravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Urumva rero mwene data, ugomba gusenga ugatsinda kamere, kuko iyo kamere niyo igutera umunabi, niyo igutera kuvuga nabi, uburakari budashira. Byari bikabije Imana byari bikabije cyane. Gusa ubwo menye ko ari kamere ikabikurwaho no gusenga. Gusenga ubisengere rwose. Ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza. Iki kintu gisengera rwose Imana igikureho. Ni ukuri Imana, nanjye ndagusengera kandi Imana izagukiza iyo kamere rwose. Murakoze cyane mushumba, Imana ibaho umugisha pe.
nawe Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imbabazi zawe zindowe, imbabazi zawe zo ku muryango wanjye mwana, imbabazi zawe zo ku mugore wanjye mwana. Yakunze kugira ngo duha amahoro, twese dusengera umugozi umwe. Icyubahiro cy'ibyaha kuri iteka ryose. Urakoze Kristo Yesu, urakoze ko gusenga kwawe. Mu izina ryawe gusabye nizeye. Shiringo n'icyo kumeza. Hari ibintu ngiye kubikubwira. Mu masengesho. Nafashe amasengesho yo kwiyiriza. Hari haciye igihe kinini cyane mbona nk'ubangamira umwe n'urugo, mubwira nabi, mushihura, mutuka. Rero byahindutse. Ndashaka gusengera kamere kuko navuganye n'umushumba arambwira ngo ni kamere nkwiriye kuyisengera kugira ngo ucike. Iyo karande ive mu buzima bwanjye. Shashe basi mbabarira umunsi yashize nyine wambwiraga nabi nkagufata nabi nyine nkakunda no kukubwira ko utari umukristo ariko kubwo wafashe n'umwanya ukavuga ngo ugiye gusengera iki kibazo cyane nawe nyine umujinya basi wawugabanuke basi ngiye kwifatanya nawe usenge nyine ibyo kurya nanjye ndabiretse. Yego nuko Imana ishimwe kandi rwose mbabarire kubw'ibyaha byose nagukoreye kukubwira nabi bira nanjye ntabwo ari njye pe. Ni Satani, ni kamere, ni karande zo mu miryango ariko ubu ngubu ndakeka Imana igiye kudufasha kugira ngo tugire urugo rwiza. Haleluya. Amen. Umuririmbyi aravuze ngo uri mwiza mana nta wakuvaho. Tugeze mu kandi kanya keza rero ko kureba abatwandikiye gushima. Reka duhere kuri famiye Rwego Yves, ikaze mwigira imbere muze mushima Imana. Haleluya bwoko bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Nkuko mutubona aha ngaha ni famiye Rwego Yves. Turashimira Imana cyane. Njye by'umwihariko ndashimira Imana kuba uyu munsi ndi hano ndi kumwe n'umugore wanjye mwiza. Haleluya. Amen. Ntabwo mwagiga mukunda kumubona ariko Imana yankoreye igitangaza gikomeye cyane mu minsi ishize. Nazaga gusenga benshi nimwari mubizi ko ntari inkijijwe by'ukuri. Kuko nari mfite ikibazo kinini cyanyokamye. Nari mfite kamere yo kuvuga nabi, kamere yo gutukana, kamere yo kumubwira nabi. Ugasanga dupfuye akantu gato
dupfuye nka telekomande ndamututse mushinje n'ibyaha bya kera nkasanga nibura amatara yo hanze ari kwaka nkamutuka buri munsi ariko nyuma yo gusenga mushumba ni ukuri mwarakoze pe. Haleluya! Haleluya! Mu minsi ishize nahamagaye umushumba aranganiriza aramfasha gusenga arambwira ngo icyo kintu ni kamere kandi kamere nta kindi kiyikuraho uretse gupfukama ugasenga. Gira mugenzi wawe ngo ugasenga. None uyu munsi mu rugo ni amahoro turishimye njye n'umugore wanjye ni nayo mpamvu yaje hamwe. Amen. Reka munyemerere natwaye igihe kinini nawe muhereza umwanya agira ikintu abwira itorero. Haleluya! 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 Amen. Amazina ni Aurore Hirwa n'undi madamu. Nanjye ndashima Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane. Mu minsi yashize twajyaga dupfa ibintu bitangaje bidafite ishinge na rugero ariko Imana yakoze ibikomeye. Nanjye ndishima ndetse dushima Imana mu rugo rwacu turi amahoro. Yajyaga aza gusenga ava gusenga akambwira nka nabi nkavuga ati ariko abantu bakijijwe mwese nuko muba mumeze. Nkavugana ariko uko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ndavuga ni niba basenga bameze batya nanjye ndumva nta mpamvu yo kujyayo. Ariko byarahindutse mu rugo turi amahoro. Turashima Imana cyane. Nanjye guhera uno munsi tuzayatuzana ndetse ndajya no muri korali. Umfashe rwose duhereze Imana icyubahiro. Mbere mugenzi wawe ngo izabikora. Izabikora.